ikinamico. Cece icyo bashaka ndakimenye. Uramura iki dawe? Ni iki bakubwiye? Mva mu maso wa kigo kiwe. Nacumuye iki se dawe? Wansobanuriye. Rwanda ndazira iki kigiye gutuma noherwa mu ruzi? Ndazira ko nkunda kwibuka se? Ko ntanda y'indaro natwaye? Ko atari njye shyano ryabujije imvura kugwa? Ni iki nacumuye kigiye gutuma namburwa ubugingo bwanjye nkiri mutoya? Akabuza we watangiye iki kiganiro watangiye gushidikanya wibaza atese uyu munsi bagiye kutuganiriza kuri nde, ariko nkubwire ngo tuza kubera ko hano tukugezaho amateka y'ibyamamare kandi ugasobanukirwa ku buryo bwiza. Uyu munsi rero twasimbukiye mu itorero Indamutsa za Oreforo maze tukuzanira Mukandengo Atanaziya mwakunze cyane kubera ijwi ryiza ryatumaga benshi bataryama ahubwo bakarara bakanuye bategereje kumva ijwi rye. Bana natwe umenye amateka ya Mukandengo Atanaziya, ese aracyariho? Niba ariho se ari hehe? Byose uraza kubimenya. We bana natwe wibuke gukanda subscribe, iki kiganiro nikikuryohera wibuke no gukanda like. Nguhaye ikaze. Munyemerere ikiganiro cyacu tugitangirire mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Itorero Indamutsa rya Oreforo yaje guhinduka RBA, yashyizeho ibiganiro bitandukanye byiganjemo amakinamico. Itorero Indamutsa rya Oreforo rero ryatangije abakina ndetse bagashyira mu bikorwa ikinamico. Benshi rero twakunze izo nkinamico kugeza n'ubu benshi bazita ikinamico za kera. Gusa ikibabaje benshi nitubasha kumenya amakuru ndetse n'amateka ya bamwe mu bakinnye izo kinamico. Uyu munsi rero twaguhitimo Mukandengo Atanaziya kugira ngo tukubwire amateka ye. Mwamukunze muri benshi ariko ntimumenye amateka ya Mukandengo Atanaziya. Icara wige hanyuma tukugezeho buri kimwe cyose. Ubundi mbere yuko nkomeza ikiganiro cyacu reka mbibarize iki kibazo: niba mwarakurikiye ikinamico za kera iyitwa Miranzi ya Nyamusi, mwaba mwarayumvishe? Jya muri comment utwandikire maze uhindukire ugaruke nkubwire ko muri iyi kinamico rero Mukandengo Atanaziya yakinnye mu mwanya w'umukobwa utwara inda. Uyu nguyu niwe wakinnye witwa Uwera. Ushobora kuba utarubizi, reka nkumvishe. Namurangirije mu masobanuro byambaye. Nije kuvuga ko yabibwiye. Nibyo rwose ntiyakubeshya. Rekera ko ari inkoreke. Fata icyemezo gikwiriye. Ntabwo mugabo mutegeye. Iki mugira ngo mbabwire ko cece icyo bashaka ndakimenye. Uramura iki dawe? Ni iki bakubwiye? Mva mu maso wa kigo kiwe. Nacumuye iki se dawe? Wansobanuriye. Rwanda ndazira iki kigiye gutuma noherwa mu ruzi? Ndazira ko nkunda kwibuka se? Ko ntanda y'indaro natwaye? Ko atari njye shyano ryabujije imvura kugwa? Ni iki nacumuye kigiye gutuma namburwa ubugingo bwanjye nkiri mutoya? Iryo jwi rituje rero mwumvishe maho ngaho ni irya Mukandengo Atanaziya mu nkinamico Miranzi ya Nyamusi benshi bita Uwera, kubera iri zina Uwera yari yahawe. Mukandengo Atanaziya kandi yagiye yumvikana mu nkinamico zitandukanye harimo nk'iyitwa Icyanzu cy'Imana, Mazi yatece ndagiye ndetse n'izindi. Usibye gukina ikinamico kandi Mukandengo Atanaziya yagiye yumvikana mu zindi nkinamico nk'Urunana ndetse na Museke Wera, ahangaha yitwaga Domina ndetse na Rangwida. Ese Mukandengo Atanaziya yabaherereye hehe? Ese yavukiye he? Ibi byose reka nkubwire ngo uraje usobanukirwe, wowe komeza kubana natwe. Munyemerere rero amateka ya Mukandengo Atanaziya tuyatangirire ku mavu n'amavuko bye. Mukandengo Atanaziya nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye bitubwira ni kavukire mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimihurura. Mukandengo Atanaziya rero akaba ari umwana wa gatanu mu bana 10. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yaje guhitana so mubyara ndetse n'abavandimwe be 7. birumvikana ko Mukandengo Atanaziya asigaranye n'abavandimwe 3
nyina ubyara Mukandengo Atanaziya we yaje kwicwa n'uburwayi ahangaha ni mu mwaka w'1992. Mukandengo Atanaziya rero ushobora kuwise wibaza ngo ese ubu aherereye hehe? Mukandengo Atanaziya akaba yaragiye muri Amerika, ariho yagiye gukurikirana ibijyanye no gukina theatre. Hano bitaga ku Kimihurura, rero n'ubu harakitwa ku Kimihurura, hariya bita mu Rugando. Twimukayo tujya gutura ahantu bita Imasoro, ubu ni Masoro, ubundi hitwaga ku Munini wa Ndera na Kanombe. Ubu nsigaye mba muri Amerika, nagiye ngiye gushaka ibintu bijyanye no kwiga ibintu byerekeranye na drama nyine, bino bintu byo gukina, kuko ukuntu mbikunda nyine nashakaga kugira ngo noneho ndabikunda nkabikina ariko ntarabyize, mbikina ku mpano nifitemo, ariko noneho nashakaga no kumenya n'ubuhanga bwo kugira ngo mbikore mu buryo burimo n'ubumenyi. Uyu Mukandengo Atanaziya rero usibye gukina ikinamico mu itorero Indamutsa za RBA, yarasanzwe akora kuri Radio Rwanda mu bijyanye n'itangazamakuru. Ku bijyanye n'amashuri rero Mukandengo Atanaziya yari afite impamyabumenyi mu bijyanye n'icungamutungo. Ikindi kandi Mukandengo Atanaziya yari afite lisase mu bijyanye n'itangazamakuru yakuye muri kaminuza ya Muhanga Iseka. Ndakeka rero wamaze gusobanukirwa neza Mukandengo Atanaziya uwo ari we, ariko ikiganiro cyacu ntago nagisoza nakubwiye ko Mukandengo Atanaziya yashakanye na Ryabarumwanzi François, uyu nguyu wabaye depite muri guverinoma y'u Rwanda, wakoze rero kubana natwe. Ariko nanone rero reka nkwibutse kujya muri video comment yacu maze utwandikire igitekerezo, inyunganizi, niba hari uwo wifuza ko tuzaganiraho nabyo bitubwire. Imana ikurinde. Ciao ciao.